Mes chers compatriotes, notre pays est en train d'être détruit sous nos yeux. Il est impératif d'agir sans tarder pour empêcher bakongomani bavandimwe banjye igihugu cyacu kiri mu kaga bityo rero ni ngombwa guhaguruka bidatinze kugira ngo duhangane n'inkondora yo kugisenya ndetse no kukigabanyamo ibice. Ubu nta yandi mahitamo dufite, tugomba gukiza igihugu cyacu kugira ngo kitagwa mu kangaratete k'isenyuka rya burundu. Ndibutsa ko kuva kwa 30 Kamena mu mwaka w'1960 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyigeze ihura n'icyago nk'iki ngiki turimo. Intambara iri kwibasira igihugu cyacu igahungabanya ubumwe bwacu bw'abene igihugu. Ni muri ibi bihe bikomeye rero ubumwe bw'abaturage bugomba kuba intego yacu ya mbere. Igihugu cyacu kiri mu kaga, bityo rero ndagira ngo mbatangarize ibi bikurikira. Icya mbere, uko bwije nuko bukeye imijyi yacu, uturere twacu, intara n'imidugudu byacu biragenda bigwa mu maboko y'abatwifuriza nabi. Kabiri, abaturage bacu barapfa umusubirizo. Dukomeze rero tubasengera, ariko nanone dukomeze kubireba kubera ko bishobora kuzatugeraho natwe. Bityo rero nitugomba gukomeza kubirebera kugeza igihe birangiriye. Tuzabirebera kugeza ryari? Gatatu, tugomba rero guhaguruka tugashyira hamwe tukicira inzira ubushake bwo kurinda igihugu cyacu n'ubusugire bwacyo. Reka ngaruke rero ku bijyanye no kubangamira umugambi wo gusenya Kongo nk'uko nabivuze kuva kera. Bamwe rero barimo kugerageza kubangamira igihugu cyacu. Uyu mugambi rero wo gutanya igihugu cyacu ni mubi kandi ntidukwiriye kuwemera. Ni ugusuzugura cyane umuturage wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ugusuzugura umurage w'abakurambere bacu nka Simo Kibangu ndetse na Patrice Lumumba. Ubu rero aka karengane karashaka kongera kugera ku rwego rwo hejuru. Ndababwiza ukuri abanyekongo ntidukwiriye kubyemera. Ubu rero ni ukurengera igihugu tukumva ko ari inshingano za buri munyekongo wese. Reka ngaruke ku bijyanye no guhindura imyitwarire yacu. Tugomba guhindura imyitwarire, ntitugomba gukomeza kureka ibintu ngo bigende uko babishaka. Oya, tugomba guhangana n'abashaka kudutanya bagamije kudusenya. Ubumwe ni ngombwa cyane. Ni muri ibi bihe bikomeye tugomba gushyira hamwe. Amacakubiri ntabwo ashobora kudufasha muri uru rugamba twatangiye. Hari ugushyigikira gahunda zisanzwe za leta. Iki ni igitekerezo cyashyizweho na Senko. Izi ni gahunda ntekereza ko zizadufasha mu rwego rwo kugira ngo tugane mu nzira z'ibiganiro kandi dukemure ibibazo. Iki gitekerezo cyashyizweho na Senko cyangwa se inama nkuru y'abepiskopi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amahirwe y'amateka yo guhagarika intambara ndetse no kubaka igihugu cyacu. Si ugusaba amahoro gusa, ahubwo ni uguhindura burundu uburyo tubana n'abaturage b'ibihugu duturanye ndetse n'uburyo tubana nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndahamagarira rero buri munyekongo wese ahava akagera kwifatanya n'iyi gahunda yo kunga igihugu ndetse no gukomeza ubumwe bwacu nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe kirageze ngo dufate inshingano zacu kandi dukore ibishoboka byose kugira ngo dukize igihugu cyacu kiri kugana mu mpanga. Igihugu cyacu gikomeje kugana mu manga kandi ntabwo tugomba gukomeza kukireka ngo kigweyo. Ndahamagarira rero Colonel Nanga guhagarika intwaro, nashyire hasi intwaro. Ibyo yirirwamo byose ndongera muhamagarire gushyira hasi intwaro, akita ku nyungu rusange z'igihugu cyacu, agatekereza ku busugire bw'igihugu cyacu kandi akemera ko buri munyekongo afite uburenganzira ndakuka bwo kubaho mu mahoro. Ndahamagarira Joseph Kabila kwibuka ibyo igihugu cyamuhaye ndetse no kwiyemeza gukorera ubushake kugira ngo amahoro agaruke. Ndashishikariza Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo gusuzuma uburenganzira bw'ibibazo igihugu cyacu kirimo ndetse no gushyigikira rwose nta kujijinganya igitekerezo ndetse n'umugambi w'abasenyeri bacu ba Senko ndetse n'abapasiteri ba ICC. Ndashishikariza abayobozi b'amadini bose guhagurukira hamwe bagashyigikira iyi gahunda yo gukorera igihugu cyacu, tukarebera hamwe uko twakongera kunga abanyekongo ndetse no gukemura ibibazo mu mahoro. Bavandimwe banyekongo, ni ngombwa guhaguruka bidatinze
duhagarike iyi ntambara, turwanye ubwicanyi bukomeje kwibasira abaturage bacu, duhagarike iyimurwa ry'abaturage ku gahato mu gihugu cyacu, dusubize igihugu cyacu ubusugire bwacyo, tubane n'abaturanyi bacu mu mahoro, tugabanye imibereho y'abaturage bacu. Igihe kirageze ngo dusubize igihugu cyacu mu nzira y'iterambere, imibereho myiza n'ishema. Imana ihe umugisha Kongo n'abaturage bayo b'intwari. Murakoze. Pour mettre fin à la guerre et reconstruire notre pays. Ce projet ne se limite pas à un simple appel à la paix. Il incarne une profonde refonte de notre approche politique, une véritable révolution dans notre manière de vivre ensemble. Je lance donc un appel ferme à tous les Congolais, quelles que soient leurs appartenances, à se rallier à cette dynamique de réconciliation et de cohésion nationale. L'heure est à la responsabilité individuelle et collective. Il est temps d'agir pour sauver notre pays. J'exhorte Corneille Nangaa à déposer les armes, à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, en pensant à l'intégrité de notre territoire national et surtout à reconnaître les droits inaliénables à la vie de ses frères et sœurs. J'en appelle à Joseph Kabila afin qu'il se remémore tout ce que le Congo lui a donné et qu'il s'engage résolument en faveur de la paix. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs de l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. C'est une catharsis. Mes chers compatriotes, il est impératif que nous agissions sans délai pour mettre un terme à la guerre, stopper les massacres des Congolais, en finir avec les déplacements forcés de nos concitoyens, restaurer l'intégrité de notre territoire et alléger les souffrances de notre peuple. Il est temps de replacer notre nation sur la voie du développement, du progrès et de la dignité. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.